ushaka kugira mu nda zero cyangwa se ushaka kugira mu nda minus, I got you. Ngwino hano kuri YouTube ya Sonjera maze nkubwire ibintu ugiye gukora ukagira mu nda minus. Ntabwo bikiri zero, buriya zero nayo ntabwo imeze neza, none uragira minus ku buryo barajya bakureba bakabona warahobegaye, mbese bakibaza niba urya bikagucanga. Inshuti za Sonjera mumeze mute? Banza muri subscribe niba ushaka kujya mu tuntu twiza, utuntu tw'ubwiza, utuntu tw'uko wakiteza imbere, utukuru tugezweho. Subscribe maze nkubwire ukuntu ugiye kugira mu nda minus. Ntabwo bikiri zero nta bigezweho, ubu hagizweho minus. Inshuti za Sonjera rero ndabashojeho muri yaba ari mu Rwanda bari hanze, muze hano kuri YouTube ya Sonjera maze mbabwire ukuntu wagira mu nda zero. Ikintu cya mbere ugiye gukora, hari ibintu tugiye guhera ukuntu ukwiye kwirinda. Irinde soda, buriya fanta ntabwo ari nziza kuko ibirimo isukari, irayakorewe mu nganda. Niba ushaka kugira mu nda zero irinde soda. Ikindi irinde biscuit, nayo ibirimo isukari. Ndi ngo ibi biryo ni ukubyirinda niba ushaka mu nda minus. Niba ushaka kugendana nanjye nkakubwira uburyo wakirinda mu nda minus, wagira mu nda minus, irinde kurya biscuit birimo isukari nyinshi. Ikindi irinde ibiryo bya fast food, kwa kuntu ugenda ngo mu pizza, ngo paka, ngo mu mikingo, uri guhita ugenda nyine urya utuntu nk'utwo. Ibi bintu ntabwo ari byiza. Ikindi irinde juice zimwe na zimwe zo mu nganda. Niba ushaka gutakaza ibiro irinde ikintu cyitwa isukari. Ushaka ujye unywe icyayi ushyiramo agasukari gake, cyangwa se ukoresha ubuki. Ushaka gutakaza ibiro cyangwa se kugabanya mu nda, fata aho washyiraga isukari uhasimbuza ubuki, bizaba byiza. Ibi bintu mubwiye bigira uruhare rukomeye mu kubika ibinure byo kunda. Nimba rero ushaka kubitakaza, kora ibi bintu. Aha ni kubabwira ibya naturel, ndaje mu kanya mbabwire n'ibindi bya artificiel. Icya kabiri, ndajya fiber nyinshi, urumva, especially soluble fiber. Izi ni izihe rero? Avoka, flaxseed, amashu, imboga, ibinyampeke, ibintu nyine bitunganyije byogejwe neza, urumva, urya imbuto. Urumva ibi bintu bituma wumva uhaze vuba kandi bikagabanya ibinure kunda. Ibi nkubwiye, avoka, ibi bintu nkubwiye by'imboga, amashu n'ibiki, bituma wumva wowe uhita uhaga iyo ubiriye kandi ntusonze vuba, ukamara umwanya munini uhaze. Rero ibi ngibi bituma nyine bikurinda kuryagagura, bikakurinda ibinure byo kugifu. Icya gatatu, kora siporo. Ihangane ukora abdomino, urumva, kora siporo zijyanye inda. Kora abdomino, wihangane uzikore. Hari ukuntu zikora ukumva inda igiye gucika, wihangane zikurye, ubabare, ugire agahinda, urire, ariko turi muri systeme kugira mu nda minus. Niba ushaka mu nda minus rero ubwo bubabare uzabwihanganira. Noneho rero ikindi, gerageza unywa amazi menshi. Mu gitondo byuko unywa amazi, saa yine unywa amazi, saa sita mbere yo kurya, mbere y'imirongo 30 unywa amazi, saa 8 unywa amazi, saa 10 unywa amazi, saa 2 mbere yo kurya unywa amazi, ugiye kurya unywa amazi. Bikibuze hagati ya litiro 2 n'3 ku munsi. Kunywa amazi rero bigabanya ibinure, urumva, byibuza mu gihe wanywere litiro 2 kuzamura ku munsi. Ibi byagufasha kugabanya ibinure. Njyewe wibabwira natakaje ibiro 40 mu mezi 6, nzi ibyo nagiye nkoresha. Amazi rero ni ikintu cy'ingenzi kuko ikintu cyose kikugize mu mubiri wawe kiba gikeneye amazi. Urumva, amazi rero azagufasha kugabanya umubyibuho kandi akure uburozi. Buriya ibiryo turya bimwe na bimwe bifite uburozi, rero amazi agabanya uburozi mu nda. Ikindi, gerageza kurya ibiryo bikeya. Nakubwiye ngo nturye, ariko igihe giye kurya basi rya duke, wenda urye inshuro zitandukanye, ariko urya duke kuko kugenda urya cyane byongera igifu. Ikindi, gerageza nijoro ntukajye urya. Ihangane inzara ikuvuture nijoro, ndajya agasalade cyangwa se urya imbuto wiryamire, unywa amazi menshi, indi zagenda. Ikindi, gerageza kunywa icyayi cya green tea ni nziza. Green tea yagufasha kujyana ibinure byo kunda. Gerageza ntukajye uyinywa nijoro. Ugiye kuryama kenshi ikunda kubuza ibitotsi, ahubwo ujye uyinywa nka mbere y'amasaha 3 yo kuryama, cyangwa se mu gitondo, cyangwa se mu kagoroba. Uyinywere green tea yawe, nayo yagufasha gutuma ibinure byo kunda bigenda. Green tea ni nziza rero kuri ba bantu mushaka gutakaza ibinure, green tea yagufasha. Ikindi ni ukurya proteine ihagije. Iyo proteine imaze iki rero? Ifasha imikaya kuguma ifite imbaraga no kubaka umubiri, aho kugabanya, aho gukusanya
ibinure. Urumva, nimba mubishaka muzambwire njye mbandikira plane mwajya mukoresha yajya mutuma y'ibiryo mwajya murya bigatuma mutagira inda nini. Mu by'ukuri inda ni ikintu gikomeye, inda ni cyo kintu kibuza umugore kuberwa. Urumva, gerageza iyo ngiyo ikureho. Ubu buryo nababwiraga ni uburyo bwa naturel wakoresha ushaka gutakaza ibiro, hanyuma ushaka gukuraho inda. Rero none ngiye kubabwira uburyo bwa artificiel. Icya mbere ni inshinge. Hari inshinge kwa muganga batera bakazitera ku nda, aba ari udushinge dutoya, ni umuti bavoma bagateragura ku nda, ku buryo utwo dushinge tugenda tugasenya cells z'ibinure, noneho ibinure bikaba byavaho. Ibyo bintu muri Noderma Clinic barabikora, ubishaka wagenda bakabikora. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ibyiza by'ubu buryo ni uko inda yawe iragenda mu gihe gitoya kandi ntabwo bubabaza cyane. Ikindi kandi iyo bivuyeho ugahita ufata regime ukaba wayishobora, ubu buryo bushobora kuba bwaba permanent, ntuzongere kugira inda. Uburyo bwa kabiri, ikibi cy'ubwo buryo mbabwiye ni uko nyine iyo urumva ntabwo bagutera udushinge ngo ure kubabara, urababara. Ikindi kandi ntabwo biri permanent, iyo wongeye ukarya ibyo binure byawe biragaruka. Rero ubu buryo nabwo bajya babukoresha muri Noderma Clinic, bakaba bagukora ibinure byo kunda. Uburyo bwa kabiri ni ugukora mami makeover, ni bwa buryo bagenda bakagabanya ibinure byo kunda ariko birangira bagukase. Ubundi buryo ni bwa bundi, hari umukobwa waje aduha story y'ukuntu yabukoresheje. Urumva, bwa bundi ugenda nyine bagafata akantu bakagenda bagacisha mu nda bagakuraho ibinure, barangiza bakagukata. Ubundi rero ugasigara ugize ugasigara ufite mu nda minus. Ni liposuction. Liposuction nayo ifasha abantu gukuraho ibinure. Ibyo bya artificiel nibyo biba bikora byanya byo kuryo uhita ubona result. Nk'uko nkayitandira Sonjera nkayitagira mu nda minus, kuko nzaje mumbaza wakoze iki Sonjera, wabigenje ute? Gusa hari abana bese bagiye baza bakabitubwira. Ibi ngibi nabyo birakora kandi ibinure bikagenda. Ariko icyo nababwira cyo, ibi ngibi birahenda kubera yuko mu Rwanda ntabwo bajya muri munsi ya miliyoni 3 kugira ngo gukure ibinure. Ikiza rero wakoresha ubwa naturel nakubwiye, gusa wabona byaranze cyangwa se bikugora ukaba wajya kwa muganga naho bakagufasha. Baragufasha muri Noderma cyangwa se na za Faisal, baragufasha bakagukuraho ibinure nka kwa kundi wa DJ mwaje kuno mukabona afite mu nda minus kandi yarafite umudigi. Rero icyo nababwira cyo, inda iragenda ikavaho. Niba umaze kubyara ihangana umwana akomere, kuko ibi bintu ntabwo wabikora uri konsa cyangwa se umwana akiri muto. Ihangana umwana akomere ubundi ubikore. Niba uri umukobwa wabyibushye basi byibuha udafite inda, buri udafite inda urambara ukaberwa. Iyo udafite inda nta kibazo. Rero gerageza ibinure. 2026 tugiye kurwana n'ibinure. Ibinure bigomba kukuvaho, ibinure bigomba kugenda. So mukore subscribe kuri YouTube ya Sonjera. Rero ndabakunda kandi mujye kuri TikTok mumfurange kuko shiraho ibiganiro bya buri munsi kandi bijyanye n'ubwiza. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, mujye subscribe. Ikindi kandi niba ushaka ko gutakaza ibiro, following rwose kuri TikTok n'ahanga kuri YouTube kugira ngo mujye mubona, no kuri Instagram nitwa Sonjera. Murakoze cyane, ciao ciao.